Aramutse mureka dusome igitabo cy'Abaroma ibice 3 uhereye ku murongo wa 21. Abaroma ibice 3 umurongo wa 21 aravuga ngo ariko noneho hari ugukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, ahubwo amategeko n'ibyahano ari byo biguhamye. Ubwo gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Gukiranuka kw'Imana kutarahishurwa, abantu bahoze biringiye gukiranuka guheshwa n'amategeko cyangwa se n'imirimo itegetswe n'amategeko. Bishatse kuvuga ko abantu bahereye kera bizera ko cyangwa se biyumvisha ko Imana izabemera ishingiye kuko bagaragara, cyangwa se izabemera ishingiye kuko bari bo. Niyo mpamvu abantu batekerezaga ko biboneje neza Imana yabemera cyangwa se yabakunda. Ubwo bikaba bivuze ko mu gihe umuntu atiboneje cyangwa se mu gihe umuntu ataboneye mu mutima we, hasi mu gihe umuntu afite ikibi, Imana itamwemera. Bakumva ko abantu bakoze ibyiza kurusha abandi ari Imana yakwemera, ari Imana yakumva, aribo basenga Imana ikabumva, aribo bagirana ubusabane nayo. Abantu bamaze igihe bizera gutyo kandi babayeho ubuzima bw'umwuka nk'ubwo ngubwo. Niyo mpamvu abantu bahugukiraga iby'amategeko cyane, bamwe bakagerageza kubihugukira kurusha abandi, bamwe bagakoresha amasaha menshi kurusha abandi, bakumva ko babishyizeho umwanya wabo kurusha abandi aribo babaye ab'imbere. Niba ndaye mu rusengero nsenga amasaha 12 cyangwa se amasaha 18 cyangwa se amasaha 8, nkumva ko wabikoze munsi y'amasaha nabikoze muruta, nkumva ko naruse ndakira umugisha mwinshi kumurusha. Abantu bari bizeye muri ubwo buryo. Abantu bakumva ko nibaba beza kurusha bagenzi babo, aribwo Imana izabemera kandi ikabakunda ikabashima. Icyo cyatumaga hagati y'abitwaga Abayuda ndetse n'abanyamahanga habamo intera ikomeye cyane. Abayuda bumvaga ko ari bafite igikundiro ku Mana kurusha abanyamahanga, ndetse bakumva ko abanyamahanga atari abantu bamenywa n'Imana, Imana ntibazi. Bumvaga ko nubwo Imana bayisenga, Imana itabumva, itabemera, kubera ko ntabwo Imana ari iyabo. Abayuda bumvaga ko Imana ari iyabo. Bahugukiraga iby'Imana cyane, bakabishyiraho igihe cyabo n'imitima yabo yose. Bitabiraga iby'amategeko n'umutima wabo wose. Ariko mu by'ukuri nta kintu bari batazi. Nta n'umwe muri bo wari uzi Imana, nta n'umwe muri bo wari urigeze amenya umutima wayo ifitiye abantu bayo, kuko ntawari bamenyesheje Imana icyo ari cyo neza. Rero bari bafiteho urujijo, ariko bagatekereza ko bayisobanukiwe neza. Ikibabaje giteye agahinda ni uko na n'uyu munsi bigihari ibyo bintu nk'ibyo. Hari bamwe bumva ko bafite igikundiro ku Mana kurusha abandi. Hari bamwe bazi ko bizera Imana kurusha abandi. Hari abandi bazi ko bayikorera kurusha abandi. Hanyuma ibyo bakabishyira imbere, bakajya kubimurikira Imana, bumva ko Imana ibyo izabibahera umugisha kurusha abandi, izabibakundira kurusha abandi. Ariko nyamara imibanire y'abantu n'Imana yarahindutse, ntikiri iyo ngiyo. Abantu bakwiye kubitekerezaho. Ntabwo Imana ishaka gukunda umuntu imukundiye ibyo yakoze.
Ntabwo Imana ishaka kubana n'umuntu ishingiye kuko yayitwayeho. Ntabwo Imana iteye ityo. Ntabwo Imana iha ruswa ngo ibone igukunde. Ntabwo Imana wayikundishwaho. Imana ni Imana yashyizeho umurongo dushobora guhuriramo nayo, dushobora kubaniramo nayo, kandi umurongo wayo urasobanutse. Iyo byitwa ngo abayuda koko niba Imana yemeye cyangwa se n'Imana ikunze kurusha abanyamahanga, ntabwo mu by'ukuri aho ngaho hari kuba harimo ubutabera. Imana ari kuba ibaye nk'umuntu. Iyo Imana ifata abayuda ikabarishyira mu ruhande rwayo, ikadekarara ikavuga ko abayuda ari bwo bwoko bwayo kubera ko bakora ibyo ikunda kandi ishima, ntabwo yari kubihamanyije n'ijambo ryayo. Ariko mu by'ukuri Imana kugira ngo yerekane ko idakora igendeye ku mategeko, idakora igendeye ku kimenyane cyangwa amarangamutima, idakunda umuntu bitewe n'uko yitwayeho, yitwaye neza, yakoze ibyiza, Imana yagiye ibyerekeranira mu nzira nyinshi mu buryo bwinshi butandukanye. Ikintu gitangaje ubwo nasomaga Bibiliya, ubwo nasomaga igitabo cya Matayo igice cya mbere, naje kubonamo igisekuruza cya Yesu Kristo. Ubwo nasomaga neza nkitegereza neza abagize igisekuruza cya Yesu Kristo, naje kubonamo ibintu bitangaje. Sinzi abantu benshi babisoma niba babyitaho, ariko ni ibintu bitangaje. Reka dusome igitabo cya Matayo igice cya mbere. Matayo igice cya mbere, ku murongo wa mbere iravuga ngo amasekuruza ya Yesu Kristo mwene Dawidi mwene Aburahamu ngaya. Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yuda na bene se. Yuda yabyaye Peresi na Zera kuri Tamari. Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi yabyaye Ramu. Ramu yabyaye Abinadabu, Abinadabu yabyaye Nashoni, Nashoni yabyaye Salumoni. Salumoni yabyaye Bowazi kuri Rahabu, Bowazi yabyaye Obedi kuri Rusi, Obedi yabyaye Yesayi. Reka wenda ndekeraho. Hari amazina atatu twumvisemo hano. Biravuga ngo Yuda yabyaye Peresi na Zera kuri Tamari. Andi magambo ngira ngo twumve aravuga ngo Salumoni yabyaye Bowazi kuri Rahabu. Andi magambo aravuga ngo Bowazi yabyaye Obedi kuri Rusi. Hari amazina atatu hano ngira ngo turebe. Hari Tamari. Hari Tamari. Irindi zina ni Rahabu. Irindi zina ni Rusi. Ese abantu biri bavugaho iki? Naratunguwe cyane. Kandi nabonye kuko Imana tuyitekereza ntayihuriye n'uko iri mu by'ukuri. Abantu bakwiye guhindura ibitekerezo byabo n'imyumvire yabo ku Mana. Iyo twitekereje uyu muntu bita Tamari wari muri Bibiliya, Tamari abana yabyaranye na Yuda aribo Peresi na Zera, ni inda Yuda yateye umukazana we Tamari. Tamari
Tamari yabayeho umukazana wa Yuda, kubera ko imfura ya Yuda yari Eri baza kumushyingira Tamari. Ariko biravuga ko Eri yari umunyabyaha, nuko Uwiteka aramwica. Uwiteka amaze kwica Eri, hari murumuna witwaga Onani. Onani mu mihango yabo, mu miryango yabo, yagombaga guhungura umugore wa mukuru we. Bivuze ngo Onani yagombaga gufata Tamari akaba ari we umugabo we mu cyimbo cya mukuru we wapfuye. Ariko Onani atekereza ko nubwo yabana na Tamari, umwana azabyara atazitwa Onani ahubwo azitwa wa Eri, imfura ya Yuda. Icyo cyatumye Onani inanga zimena hasi kugira ngo atabyarira mukuru we. Ibyo byababaje Uwiteka cyane. Uwiteka yica Onani kubera ko icyo yari akoze cyari icyaha mu maso y'Imana. Ubwo yamaraga kumwica, Yuda yagize ubwoba. Hari karumuna kabo kitwaga Shera. Yuda aravuga ati, ntabwo aka karumuna kabo nagashyingira uyu mukazana. Ndabona uyu mukazana ntazi icyo ari cyo. Ndabona uyu mukazana atarazanye amahoro mu muryango wanjye. Ku mukazana wanjye kiba umugore w'imfura yanjye Eri yarapfuye. Onani agize ngo aramuhungura, nawe arapfuye. Ese Shera azabuzwa n'iki gupfa? Cyatumye Yuda avuga ati, ntabwo nenda gushyingira uyu mwana wanjye uyu mukazana, ahubwo uyu mukazana nave mu muryango wanjye yagiye mu nzu iwabo. Yaramushutse rero, kuko bamubwiye kuko cyagaragaza ko kwari kumushuka nuko atabishyize mu bikorwa. Yambwiye ati rero Eri arapfuye, Onani arapfuye, hasigaye murumuna wabo Shera aracyari muto. Wagenda ukaba ugiye mu nzu iwanyu, hanyuma Shera namara gukura azagucikura, azaba umugabo wawe, nzahera ko muguhe abe umugabo wawe, aho kwari kumubeshya kugira ngo amuviraho. Rero Shera amaze gukura, Tamari yarategereje araheba ko sebukwe amutumaho. Ariko nyamara Tamari yakomeje kubizirikana mu mutima. Nuko rero igihe kimwe nihuse, Tamari yaje gutega sebukwe Yuda azamuka ajya gukemuza intama ze. Tamari yihindura maraya, yiyambuye umwenda w'ubupfakazi, yiyambika umwenda w'umaraya kugira ngo ahure na sebukwe. Aragenda ahagarara ku nzira aho sebukwe yari bunyure. Sebukwe rero ahanyuze yaramwifuje, aryamana nawe. Amaze kuryamana nawe yamusigiye inda y'impanga. Ibyo twasomye mu gitabo cya Matayo igice cya mbere, ko Yuda yabyaranye na Tamari impanga ebyiri, ariwe Zera ndetse na Peresi. Mu by'ukuri uburyo abana bavutsemo ni uburyo budatunganye, tubigendeye kuko abantu babitekereza cyangwa babyumva. Ni uburyo butari butunganye. Dushingiye ko tubaho ubuzima bwacu bwa buri munsi, dushingiye ku iyobokamana abantu bize, riri mu mitwe y'abantu, abana ntabwo bavutse mu buryo butunganye. Ariko ikintu gitangaje ni ikihe? Aba bana, uyu mugore Tamari, biza kugaragara mu gisekuruza cya Yesu Kristo. Yesu Kristo tumwumva gute? Yesu Kristo arera, Yesu Kristo aratunganye kandi ibintu bye byose biratunganye. Ariko mu by'ukuri igisekuruza cye bisa naho cyanduye. Cyanduye kubera iki? Bisa naho cyanduye kubera Tamari, kubera Rusi. Si nawe gusa,
ndetse no kubera Rahabu. Se Rahabu ni muntu ki? Rahabu yari maraya umudugudu Yeriko cyangwa se umurwa wa Yeriko. Yari maraya mubi cyane, abantu bose bari bazi ko ari maraya. Yari abizi ko abantu bose bazi ko ari ruharwa, ari maraya wigurisha. Ariko ikintu gitangaje, ubwo Abisirayeli bajyaga gutata umurwa wa Yeriko, Tamari niwe wabashije kwakira izo ntasi arazihisha. Umwe amaze kumenya ko izi ntasi zagiye kwa Rahabu, ariko ubwo bazaga kureba za ntasi, Rahabu yarazihishe ntiyazigaragaza. Arabwira ati rwose bagiye ntabari hano, mubakurikire. Nyamara yabahishe hejuru y'inzu, abatwikiriza imigwegwe. Rero ababahigaga bamaze kugenda, Rahabu yarabacikishije baragenda. Ariko basigaye bamusezeranyije isezerano ko mu gihe bazaza kurimbura Yeriko, ariwe bazahera ko bakamurokorana n'abari mu nzu ye. Uko niko byagenze. Ubwo Abisirayeli bageraga ku murwa wa Yeriko, ubwo inkike zamagaraga kuriduka, aba bagabo baje gutata Yeriko barasimbutse bagwa ku nzu ya Tamari, bamusohorana ndetse n'abari mu nzu ye bose bararokora mbere yo kurimbura Yeriko yose. Bamaze kumusohora hanze Yeriko, batangiye kurimbura Yeriko yose, barayirimbura, nta n'umwe warokotse, nta n'icyarokotsemo. Bivuze ngo umuntu warokotse Yeriko ni Tamari n'abari mu nzu ye bonyine gusa. Tamari amaze kurokoka gutyo, uyu mugabo witwa Salumoni aramubenguka. Salumoni yari umwe muri ba bantu baje kumurokora, amugira umugore. Amugize umugore barabyarana. Babyarana nde? Babyaranye Bowazi. Bowazi ariwe waje kubyara Obedi kuri Ruse. Witekereje neza, ntabwo umugore ari maraya yari akwiye kugaragara mu gisekuruza cya Yesu Kristo. Ariko niko byagenze, byabayeho kandi turabibona. Ntabwo Imana ikora nk'abantu, nta nubwo itekereza nk'abantu, ikora nk'Imana kandi igatekereza nk'Imana. Ese Rusi we ni muntu ki? Rusi nawe yari Umumowabu, yari Umumowabukazi. Abamowabu ni bantu ki? Abamowabu ni abantu bagomeye Uwiteka. Ubwo Abisirayeli bavaga muri Egiputa bagiye mu gihugu cy'isezerano, ntago bakiranye yombi, ntago bakiriye neza Abisirayeli ubwo batambukaga mu gihugu cyabo. Aho kugira ngo babakire, babahe amazi, babahe inzira, bikomereze, bahagurukiye kubarwanya ndetse no kubavuma. Icyo cyatumye Uwiteka avuma Abamowabu, ndetse avuga ko ari abantu batazagera ahera h'Imana. Ariko ikintu gitangaje, Rusi yaje kugera mu Bisirayeli. Ageze mu Bisirayeli abifashijwemo na nyirabukwe. Nyirabukwe Nawomi niwe wamufashije kugera mu gihugu cya Isirayeli. Kuko Nawomi yarahungutse ahungukanye n'umukazana we. Ariko mu by'ukuri bageze mu gihugu cy'i Betelehemu, uyu Rusi yaje kubengukwa na Bowazi. Ubwo yamubengukaga, yamugize umugore. Niyo mpamvu iravuga ngo Bowazi yabyaye Obedi kuri Rusi. Ese bishoboka bite? Ese bishoboka bite ko umuntu wavumwe n'Imana ashobora kugaragara mu gisekuruza cya Yesu Kristo? Ni ibintu bitumvikana. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ibi byose byabereyeho kugira ngo Imana igaragare ko uko iri mu mitwe y'abantu bitandukanye n'uko iri. Abantu ko bafite Imana mu mitwe yabo, mu by'ukuri bitandukanye ubwayo n'uko iri. Ntabwo Imana yari buze abandi bantu bashobora guhagarara mu myanya ya bano bantu. Ntabwo Imana yari buze Abisirayeli, ntiyari buze Abayuda yashyiramo hano mu gisekuruza cya Yesu Kristo, ngo igaragaze ko ari Imana yera, igaragaze ko ari Imana ikunda ibitunganye gusa, igaragaze ko idakorana n'abanyamahanga, igaragaze ko idakorana n'abantu banduye. Ariko siko byagenze.
bari bahari bubahirizaga amategeko, bakoraga neza, byasaga naho bayisenga cyane kurusha abandi. Ariko abo bantu si bo yashyize mu myanya ya bano bantu, ahubwo Imana yafashe bano bantu banduye babi, abantu bangagwa n'abandi bantu bose, abantu bavumwe, ibarishyira hano, ibashyira mu gisekuruza cya Yesu Kristo. Aha ngaha biragaragara ko Imana uko tuyitekereza mu mitwe yacu bitandukanye n'uko iri. Abantu bakwiye guhindura imyumvire yabo uko batekereza Imana. Ibi ngibi byabaye kugira ngo uko Imana yerekane ko ni Imana idukorera kubw'ubuntu. Ntabwo ari Imana itugirira neza kubera ko turi beza, ahubwo ni Imana idukorera, ni Imana idukunda kubw'ubuntu. Imana yabikoze kugira ngo itwumvishe ubuntu icyo ari cyo. Rusi yagiriwe ubuntu, Rahabu yagiriwe ubuntu, Tamari yagiriwe ubuntu. Ese ni Imana iba yagiriwe ubuntu Tamari? Ni Imana yaragiriwe ubuntu Rusi? Imana ikagira ubuntu Rahabu? Ni gute Imana idashobora kugira umuntu buri wese? Ubu nyumva ni gute Imana itakugira ubuntu? Ese ibyo wakoze bingana n'ibyo Rahabu yakoze? Ariko mu by'ukuri bishobora kuba bingana cyangwa se biruta, simbyitayeho. Ariko ibi biragaragaza ngo hindukira urebe. Ni Imana ishobora kugira Rusi impuhwe, ni Imana ishobora kugira Rusi ubuntu, ni Imana ishobora kugira Rahabu ubuntu, nawe yakugira ubuntu. Niyo mpamvu twasomye amagambo avuga ngo nyamara hari gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'imirimo. Ubwo imirimo n'amategeko ari byo biguhamya, ahubwo ngo ni ugukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo, ari nta tandukaniro. Hindukira umenye ngo ntabwo Imana yitaye ku byo ukora, ntabwo Imana yitaye kuri raporo ibyo ikoreye ngo ibone igukunde, ahubwo Imana igukunda ku bw'ubuntu bwayo. Kandi nta muntu Imana idashaka guhundagazaho ubuntu bwayo. Twese yatugiriye ubuntu, mureke twakire ubuntu bw'Imana. Nk'uko Imana yafashe Rahabu ikamushyira mu gisekuruza cya Yesu Kristo, bivuze ngo Rahabu arera, ku gisekuruza cya Yesu Kristo kirera. Niba Imana yarafashe Tamari ikamushyira mu gisekuruza cya Yesu Kristo, bivuze ngo Tamari arera, ariko uracyamurebera muri ya shusho ya kera. Nyamara Imana yejeje Rahabu kubw'ubuntu bwayo. Niba Imana yarafashe Rusi ikamushyira mu gisekuruza cya Yesu Kristo, igisekuruza cya Yesu kirera, bivuze ngo Rusi nawe arera. Rero Rusi yezejwe n'iki? Niki tubona Rusi yakoze ngo yere? Nta na kimwe. Ni ubuntu bw'Imana. Rusi rero yejejwe n'ubuntu bw'Imana. Uko nguko niko nawe wejejwe n'ubuntu bw'Imana. Mu maso y'Imana urera ku bw'ubuntu bwayo. Mu maso yawe urakiranuka kubw'ubuntu bwayo. Nta gukiranuka kubw'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo gukiranuka ku bw'ubuntu bw'Imana. Ningiye ko twakwizera ubuntu bw'Imana ahubwo kwishingikiriza ku byo twakora. Reka dusenga Imana. Turagushimye Mwami ku bw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Turagushimiye kuko watwejejwe ku bw'ubuntu bwawe. Turagushimiye ko watugize abana bawe ku bw'ubuntu bwawe. Turakwinze kugira ngo Mwami abantu bose biringire ubuntu bwawe, be kwiringira na gato, ahubwo biringire ubuntu bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen.